Inama y'umunsi y'abashakanye. Uwo twashakanye afite akazi keza ariko njyewe ntako. Buri wese muri mwe abaharanira uko yateza imbere umwuga we, kandi igihe icyo ari cyo cyose mu bashakanye muba mufite akazi katoroshye mu bijyanye n'ibi. Impamvu rero ni uko mu gihe runaka umwe muri mwe ashobora gutsinda cyane kurusha undi. Niba rero umugore wawe cyangwa se umugabo afite umwuga wunguka kurusha uwawe, uhita wumva yuko usigaye inyuma kandi kudahagije, ndetse yewe ntibinagutera ishyari. Ibyo byiyumviro byawe ntabwo ari byiza kubireka ngo bishinge imizi, ngo bigutere kugira inzika hagati yawe n'uwo mwashakanye cyangwa se kugira umutima mubi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu bimwe na bimwe ugomba kuzirikana bizagufasha guhangana n'ibyiyumvo byawe hamwe n'ubuzima bwawe mu buryo bwiza. Bwa mbere, buri mwuga w'umuntu ukura ku giti cye. Hariho ibintu byinshi cyane bishobora kugutandukanya n'uwo mwashakanye bigendeye ku myuga yanyu. Niba mukora mu nganda wenda zitandukanye, ushobora gusanga n'imikorere itandukanye hagati y'izo nganda cyangwa se y'ibyo bigo. Bimwe mu bigo rero bikaba bishobora kuba bizamura abakozi babyo vuba vuba gusumbya ibindi bigo. Ibi ngibi rero bikaba ari nabyo byatuma wenda mugenzi wawe ahita atera imbere ugereranyije n'uko wowe umeze. Icya kabiri, intsinzi y'uwo mwashakanye ntabwo ingana no gutsindwa kwawe. Ni ngombwa yuko wumva yuko niwo mwashakanye ageze ahantu heza kandi ateye imbere, nawe bisobanuye yuko urimo gutera imbere. Ntabwo bivuze yuko niwo mwashakanye ateye imbere wowe wakoze nabi. Bivuze yuko ahubwo muri ahantu hatandukanye nahe, ndetse ugendeye no ku mirimo yanyu, ntabwo ugomba kumva yuko wasigajwe inyuma n'uko mwashakanye ateye imbere. Ntabwo wagenewe guhatana n'uwo mwashakanye, ahubwo niwe muntu wa mbere utakabaye uhatana n'uwo mwashakanye. Munezeza ahubwo kandi umushyigikire, kandi ntutinye no kumaza ibyifuzo bye n'inkunga wamutera muri urwo rugendo rwanyu. Gutera imbere kwe ntabwo ari ikintu wakabaye utekerezaho mu buryo bubi rwose namba. Ikindi, inyungu zo mu ntsinzi y'uwo mwashakanye ni izanyu mwembi. Ese uwo mwashakanye yaba ari ku rwego rusumba urwawe? Ese uwo mwashakanye yaba akorera amafaranga menshi aruta yawe? None se uwo mwashakanye yaba ari rwiyemezamirimo ukomeye kukurenza, ari n'umuyobozi ukomeye cyangwa se ibindi nk'ibyo? Uko mwashakanye akomeza kugera ku ntsinzi, niko mwese muzakomeza kugerwaho n'amahirwe mu nzira zanyu. Muzakomeza kugerwaho n'amahirwe yo gutera imbere, kandi intsinzi y'umugore cyangwa se umugabo wawe izaba n'intsinzi yawe hamwe no gutera inkunga kwanyu mu bihe bizaza ndetse n'ibihe biri imbere. Zirikana yuko rero buryo uko ateye imbere ahura n'abandi bantu benshi bamugirira ishyari. Nawe rero nuramuka uje muri abo bantu, uwo mwashakanye azahungabana kandi azagira ibibazo byinshi. Niwe muntu wa mbere wakabaye mutera imbaraga kandi amwereka yuko ahantu arimo kugera ari ahantu ho kwishimirwa. Hindura intege nkeya zawe ibitera imbaraga. Ntabwo ari byiza guhanagura ibyo mwujuje cyangwa se ngo mureme intambara z'amashyari hagati n'uwo mwashakanye. Ntabwo mugomba gushwana bitewe n'akazi cyangwa se bitewe n'uko mwashakanye arimo gutera imbere. Ishyari n'umujinya ni bibi cyane, nubyemerera kukugenzura uzasubira inyuma. Ugushyingiranwa kwawe kuzaguma gukomeye igihe cyose uzaba wirinze kugirira ishyari cyangwa se kurakarira uwo mwashakanye, ngo nuko afite umwuga mwiza cyangwa se afite amafaranga menshi, ngo nuko yateye imbere kukurenza mu buryo rwose utatekerezaga. None se we n'uwo mwashakanye mwaba mwarahuye muri ibyo bibazo? Mwabikemuye mute? Turaza kuza kwishimira kubumva. Imana ibaha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 655 Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.